Kimwe mu bintu bibi bikomeye udutsiko dushobora gukora harimo no kwiyandikira Bibiliya zatwo. Ibi rero biterwa n'iki kandi bigenda biti? Nyuma y'uko agatsiko kavutse kadakomotse mu kuri kw'ijambo ry'Imana, cyangwa se kaba karanakomotse mu kuri kw'ijambo ry'Imana ariko rikaba ryarabanje kugorekwa, rero hakurikiraho kurwanirira cya kinyoma kugeza n'aho ijambo ry'Imana ari ryo rigomba guhindurwa ngo rise n'ibyo bizera. Kuri iyi ngingo ijyanye no guhindura ijambo ry'Imana ngo rihuzwe n'ibisanzwe byemerwa, ndifuza ko tureba ku idini y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi n'idini y'Abahamya ba Yehova. Mu mahame 28 y'ukuri shingiro idini y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ishingiyeho, ihame rya 24 rivuga kuri ya minsi 2300 basobanuye nk'imyaka, ubundi bakavuga ko nyuma yaho ariho Yesu yagiriye ahera cyane ho mu ijuru, ubundi nyuma yaho hagatangira urubanza akagenzuza. Ibi babyizera batya ngo babishingiye kuri Daniel 8:14. Rero nyuma yo kubona ko ibiri muri Daniel 8:14 bidafite aho bihuriye n'ibyo William Milner G. White bavuze, kandi nanone kubavuguruza bikaba byaba ari nko gusenya inzu yose uyihereye mu mizi, bafashe umwanzuro wo kwandika Bibiliya yabo ubundi bakabihuza n'ibyo bemera. Iyi Bibiliya isohoka bwa mbere yitwaga The Clear Word Bible, ariko kuko abantu bayinenze cyane kubera uburyo yahindaguraga ibyanditswe, ijambo Bible barikuyeho isigara yitwa The Clear Word. Iyi Bibiliya yasohotse bwa mbere mu mwaka w'1990, yanditswe n'uwari umuyobozi wa kaminuza yigisha iby'iyobokamana witwa Jack Blanco. Rero we n'ubuyobozi bw'idini y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi mu buryo butazwi na bose bavuze ko Bibiliya yabo atari Bibiliya nk'izindi mu buryo busanzwe, ahubwo ko ari paraphrase ya Bibiliya ku buryo irushaho kumvikana neza. Mu yandi magambo ni Bibiliya 100% ariko yanditswe mu buryo bwumvikana kurushaho. Murumva ko na titire yayo ariyo The Clear Word, nko kuvuga ngo ijambo risobanutse. Ariko rero kuvuga ngo ni paraphrase aho kuba Bibiliya mu buryo busanzwe ntacyo bihindura, kuko nanone atari komanteri ya Bibiliya. Dore impamvu. Paraphrase ni uburyo umuntu avugamo ikintu kimwe 100% adahinduye ubusobanuro bwacyo, ariko wenda agahindura amagambo yakoreshejwe n'ishusho y'interuro. Urugero, umuntu aramutse avuze ngo wa mugabo yaguye mu mpanuka y'imodoka, ubundi akongera akavuga ati wa mugabo yishwe n'imodoka, ubusobanuro ni bumwe ariko amagambo samwe 100%. Cyangwa se uramutse ugize uti imvura yamunyagiye, ahandi ukavuga ngo yanyagiwe n'imvura, ubusobanuro ni bumwe 100% nubwo ishusho y'interuro atari imwe. Reka turebe niba iyi Bibiliya ari paraphrase koko cyangwa se ari indi Bibiliya. Iyi Bibiliya rero yanditswe na Jack Blanco, igacapwa n'ikigo cy'idini y'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi gisanzwe gisohora n'ibindi bitabo byabo cya Review and Herald Publishing Association, ndetse kikaba cyamamaza iyi Bibiliya kuri website yacyo. Byongeye kandi iyi Bibiliya ukaba wanayisanga mu macapiro menshi y'idini. Ndagira ngo turebe ikivuga. Ndaterura amagambo yayo nk'uko yakabaye mu rurimi rw'Icyongereza, ubundi nyagereranye nayo muri NIV nayo iri mu Cyongereza, hanyuma y'ibyo ndashyira mu Kinyarwanda ayo muri iyi Bibiliya y'ijambo risobanutse kuko idafite version mu Kinyarwanda. Ubundi nituyasanisha nayo muri Bibiliya yera, turebe koko ari paraphrase cyangwa ko ari Bibiliya yindi ihuje n'ibisanzwe byemerwa n'iyi dini. Reka dufate nk'urugero rwa ya magambo ashingirwa ibyo kwezwa k'ubuturo bwera bwo mu ijuru n'iby'urubanza kagenzuzi ari muri Daniel 8:14. Tuzajya tubanza turebe muri NIV isanzweho, ubundi tuyasanishe nayo muri Bibiliya yabo banditse y'ijambo risobanutse. Because of rebellion, the Lord's people and the daily sacrifice were given over to it. It prospered in everything it did, and truth was thrown to the ground. Because of their sins, the people of God were given over to this power, and the services of the temple ceased. Then I saw the little horn change its appearance and attack the truth about the daily intercession. The little horn practiced and prospered. Then I heard a Holy One speaking, and another Holy One said to him, How long will it take for the vision to be fulfilled, the vision concerning the daily sacrifice, the rebellion that causes desolation, the surrender of the sanctuary, and the trampling underfoot of the Lord's people?
The Holy One said something to my angel who asked him, "How long will the little horn be allowed to transgress so rebelliously and pervert the truth about God in the heavenly sanctuary? How long will all these things go on and the little horn's power last?" He said to me, "It will take 2,300 evenings and mornings. Then the sanctuary will be reconsecrated." He answered, "After 2,300 prophetic days, which represent actual years, God will restore the truth about the heavenly sanctuary to its rightful place. Then the process of judgment will begin, of which the yearly cleansing of the earthly sanctuary was a type, and God will vindicate his people." Reka tuyarebe no mu rurimi rw'Ikinyarwanda nk'uko nagerageje kuyasemura, ubundi tuyasanishe nayo muri Bibiliya yera. Mwibuke ko turi muri Danieli igice cya 8 kuva ku murongo wa 12 kugeza kwa 14. Ariko nzajya nsoma umurongo umwe hamwe, ubundi nkusome n'ahandi, ubundi turebe koko bifitanye isano 100%. Tuzajya duhera muri Bibiliya ijambo risobanutse. Hanyuma mbona ko gahembe gahindura isura yako, ubundi karwanya ukuri kw'ibitambo bya buri munsi. Ako gahembe kakoze ibyo gashaka kandi kabigeraho. Muri Bibiliya yera hagira hati, izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo kubw'igicumuro. Iby'ukuri ribijugunya hasi rikajya ribasha ibyo rigambiriye. Ku murongo wa 13 mu ijambo risobanutse hagira hati, uwo wera hari icyo yabwiye umumarayika wanjye wari umubajije ati, mbese ako gahembe kazemererwa gucumura bikabije ndetse no kugoreka ukuri kw'Imana n'ubuturo bwera kugeza ryari? Mbese ibi byose bizamara igihe kingana gite, kandi ubutware bw'ako gahembe buzageza ryari? Ku murongo wa 13 muri Bibiliya yera naho hagira hati, nyuma numva uwera avuga, maze undi wera abaza uwo wavugaga ati, ibyo byerekanywe by'igitambo gihoraho n'igicumuro kinyagisha bizageza ryari? Ubwo buturo bwera n'izo ngabo bizasiribangwa? Umurongo wa 14 mu ijambo risobanutse hagira hati, yarasubije ati, nyuma y'iminsi 2,300 y'ubuhanuzi ishushanya imyaka, Imana izasubiza ukuri kujyanye n'ubuturo bwera bwo mu ijuru mu mwanya wako. Nyuma yaho nibwo urubanza ruzatangira, urwo kweza ubuturo bwera bwo mu isi rwashushanyaga, ubundi Imana ibone kurenganura abantu bayo. Umurongo wa 14 muri Bibiliya yera nawo ugira uti, aransubiza ati, bizageza iminsi 2,300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Mbese aya magambo ko karahuye? Koko n'ubundi buryo byavugwagamo bikagumana ubusobanuro bwabyo, cyangwa ahubwo usomye aya magambo wumva ibindi bintu bitandukanye? Nyamara izi mpinduka zirakomeye ku buryo zitakorwa n'umuntu ugamije gusa gufasha abantu ngo kurushaho gusobanukirwa. Dushingiye wenda kuri uyu murongo wa 14, urabona ko bagerageza uko bashoboye, bikagaragara ko Danieli nawe yeretswe ibyo gutunganywa k'ubuturo bwera bwo mu ijuru n'iby'urubanza akagenzuza. Ariko urebye ahandi hose ubona ko nta n'akanunu k'ibyo kwezwa k'ubuturo ngo bwo mu ijuru n'iby'urubanza. Ibi byakorewe guhuza Bibiliya n'ubuyobe bwa William Miller kugira ngo noneho ikinyoma kibone n'ikigishyigikira muri Bibiliya. Ibi si Abadivantisiti b'umunsi wa 7 bonyine babikoze, ahubwo n'abahamya ba Yehova barabikoze. Mu myizerere yabo, Yesu Kristo bamufata nk'umuntu mwiza wabaye mu isi cyangwa se nk'akamana gato, ariko ntibamufata nk'Imana yambaye umubiri kaza mu isi. Kubw'ibyo bagerageje uko bashoboye bandika Bibiliya yabo kugira ngo bayihuze n'ibyo basanzwe bizera, uretse ko atari ibi gusa bahinduye. Reka dusome muri Bibiliya yera ndetse no muri Bibiliya yabo ku bijyanye n'umwami wacu. Mu gice cya mbere cya Yohana ku murongo wa 1 muri Bibiliya yera hagira hati, mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Mu yaboho hagira hati, mu ntangiriro jambo yariho, jambo yari kumwe n'Imana kandi jambo yari Imana. Urabona ko Yesu ari we jambo, bamwandikishije ka-i gatoya kugira ngo bagaragaze ko atari Imana, ahubwo ko ari munsi y'Imana nk'akamana gato. Mu gice cya mbere cy'Abakolosayi kuva ku murongo wa 15 kugeza kwa 17, hamwe havuga ibyo kuba Yesu Kristo ari we waremye ibintu byose. Muri Bibiliya yera hagira hati,
ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho nawe. Mu yaboho hagira hati: niwe shusho y'Imana itaboneka, akaba n'imfura mu byaremwe byose, kuko yakoreshejwe mu kurema ibindi bintu byose, ari ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, zaba intebe z'ubwami cyangwa ubwami cyangwa ubutegetsi cyangwa ubutware. Ibindi bintu byose byaremwe binyuze kuri we, kandi niwe byaremewe. Nanone yabayeho mbere y'ibindi bintu byose, kandi byose byabayeho binyuze kuri we. Muri iyi mirongo naho urabona ko bagerageza uko bashoboye ngo bigaragare ko Yesu ari igikoresho gusa, kandi byose atari we wabiremye, nk'aho bavuga ngo yakoreshejwe kurema ibindi byose. Ahandi bagasimbuza ko ibintu byose bibeshwaho nawe, ko ibindi byose byabayeho binyuze muri we. Hamwe n'ibi bakaba bahuje Bibiliya n'iby'imyizerere yabo ishingiyeho. Ibi ni kimwe mu bintu bigomba kwereka umuntu urufatiro rw'ibintu byose, kuko mu guhindura Bibiliya ngo ise nabo baba bagira ngo itabahirika, kuko ubundi bayigendeyeho byabasaba gusenya iyabo nyubako. Abameze batya bahora iteka babeshya, kuko urufatiro rwabo narwo ruba ari ikinyoma. Bitagenze bitya byabasaba gusenya urufatiro rwabo, ubundi bagatangira bushya. Kandi rero sinzi ko utu dutsiko ibyo twiteguye kubikora. Niwe wagira icyo ukora ku bw'ineza yawe.